tuganire rero ukuntu insengero zaje kujya mu nyubako, biriya bintu tubona by'inyubako bavuga ngo nizo nsengero byaje gute, ubundi kera basengaga bate? Ese ndamutse nkubwiye ko abakristo ba mbere ba kera batasengeraga mu nyubako, muri ziriya nyubako tubona z'ibikuta bine, wari ubizi? Ntabwo hari za katedrale, udututi n'ibindi bintu byose basengeraho uyu munsi nk'uko babivuga, ahubwo insengero za kera zasengeraga mu mago. Ibintu rero by'inyubako nk'uko tubizi uyu munsi byaje nyuma, kandi nibyo koko nta kundi abaroma nibo babizanye babihindura umuco na n'ubu abantu benshi bagenderaho. Iki rero ntabwo ari ikibazo cy'amarangamutima, ahubwo ni amateka. Reka tubyinjiremo rero turebe impamvu bifite akamaro uyu munsi kubimenya. Ese kuki tugomba kubimenya uyu munsi? Ni ukubera iki? Nuko uko idini bavuga ry'abakristo ko ryatangiye, ntabwo ryatangiriye mu bikuta bine, ahubwo ryatangiriye mu mago nk'uko tubizi, twabyize mu mateka abaroma kuba bihindiye. Ariko noneho abaroma baje kubihindura mu nyubako kugira ngo babashe gukontorora abantu, babashe ko bafata abantu, baboza ubwonko, ubundi noneho babayobore buhumye. Ibi rero byahinduye uko ubutware bwari bumeze mu myemerere ya kera. Noneho bahindura inzego, biha imbaraga zose kugeza abantu bavanyeho ububasha bari bifitiye imbere basenga mu mago. Ese hano wavuga uti ninde wabyungukiyemo, ninde abihumbeyemo? Ni ukuvuga ngo iyo abantu bajya gushaka ijambo ry'Uwiteka bakashaka mu mazu, aho kurishakira mu mitima yabo naho bahuriraga mbere, batangira noneho kuba abantu bayobowe n'inzego, inzego zishyizeho zikayobora uko zishatse. Nicyo kibazo kirimo uyu munsi. Rero iyo uvuze urusengero benshi bumva ibikuta bine, amazu, inyubako, ariko ntabwo babwirwa icyo Kristo yigishaga mbere bijyanye n'urusengero nk'uko tugiye kubona mu kanya. Turebe rero icyo bita urusengero. Iyo ugiye mu Isezerano Rishya, nta hantu na hamwe ubona batubwira ko insengero zigombera kubera mu nyubako cyangwa ibikuta bine. Ibyakozwe no mu mwaka wa 2046 batubwira ko abantu basengeraga mu nzu ku nzu, inzu ku nzu. Abaroma 16:5 nabo baratubwira ngo abantu ba kera bahuriraga mu mago. Abakorino ba mbere 16:19 nabo batubwira bimwe. Hashize imyaka irenga 300 abakristo bahurira mu mago, mu busitani, ahantu mbese hari umwanya wisanzuye, atari mu nyubako z'ibikuta bine. Kubera iki? Nuko icyo gihe abaroma, umuntu usenga byari nakubwiye byose, bafashtaga abantu bakabica babokeje, babakereye, babacuritse, bakabahamba babona. Nibyo byatumye abantu batinya. Iyo myaka rero 300 yarashize, ariko noneho abaroma bakivuna buri wese bavuga ko ari wa Kristo. Muri 313 rero, nyuma y'ivuka rya Kristo, nibwo Constantine yaje afata ibintu by'idini abigira umugenzo, bikorera Milan. Ariko noneho azanamo ya migenzo ya gipagani ngo twagiye tubibona kenshi na kenshi. Ariho haje kuva ya nama y'Inasiya muri 1925 bahindura Bibiliya uko tuyifitiye umunsi. Ngira ngo ibyo urabizi niba umaze igihe umurikira. Icyo gihe rero baravuze bati abakristo mushobora noneho kujya hagaragara, ariko tukabashyira muri za bazilika, tukabaha inyubako, noneho tukabaha n'ubugenzuzi, izo nzego tukazishyiraho. Nuko rero abakristo bahinduye, bava mu gusengera mu mazu no mu busitani ahantu basengeraga, noneho baza muri izo nyubako no muri za bazilika. Ubwo rero inyubako ziba zaratangiye, atari nk'uko tubibwirwa mu byakozwe n'intumwa, atari nk'uko tubibwirwa mu mavanjiri, ahubwo bikozwe n'abaroma. Ariko dore ikintu gifite akamaro n'iki. Ntabwo wahita ubibona nkaho ari ibintu bya Satani mu mwanya utabyumvemo neza ngo ubitekereze, kuko byari umuvuno wa politiki w'impinduka n'uburyo bwo kwifatira abantu kugira ngo bareke inyigisho za Kristo yabigishaga, ahubwo noneho baze ku nyigisho z'abaroma zizabayobya buhoro buhoro kugeza ku bihe bya nyuma nk'uko tubivuga kenshi na kenshi. Hano rero dore ikintu abantu benshi batabona ni iki. Ikibazo ntabwo ari inyubako,
ikibazo ahubwo ni uko abantu bataye akarango kabo nk'uko abashinganari bavuga indangamuntu, ikiranga cyabo kibaranga. Ni ukuvuga ngo iyo wari ufite ikintu kikuranga umuntu akakikuvanaho akagihindura, cya kirango cyawe kikuvuyemo byanze bikunze ubuhindutse. Abakristo rero bamaze gusenga aho basengeraga mu mago bakabibavanaho bakabajyana muri za bazilika, nibyo byihinduye ubwabyo, noneho bahinduka nyine abasengera mu mazu muri aya magorofa, bafata uwo muco gutyo buhoro buhoro. Mu mazu rero dore bitandukanye, mu mazu barasengaga buri wese akisanga kimeza byikoze ubwabyo nta gahato. Muri za bazilika rero bahita babashyiraho ubuyobozi, bahise bazana ubuyobozi, bashyiraho inzego, bashyiraho ibyo byose biyobora abantu, wagize ute, urumva batangira gufata wa mudendezo w'abantu bawubavanaho, noneho babazanaho ibyo kubategekesha amategeko n'ibindi bintu byabo bari barihimbiye abo Baroma. Mu mazu rero ubuyobozi bwari kimeza, ariko bageze muri za bazilika n'inyubako, ahubwo noneho bakagomba kubaha abantu noneho bayobora, bakagushyiraho umuntu no kuyobora byanze bikunze, kuko kera na kare hakiriho n'abarewe n'ubwoko bw'Imana bukiriho, abarewe nibo bari bafite ubutambyi. Urumva ko byari bizwi nyine ko nta bintu byo kuvangavanga. Ariyo mpamvu ubona iyi myaka ishize 2000 hafi 2000 ubona inzangano, amakimbirane, urwango byose buri mu madini, ukibaza no kubera ikintu, uko buri wese abashaka kuyobora nyine kubera ko atari ibintu byikoze kimeza. Ariko rero inzu ubwazo zikoreshwa nk'igikoresho cyo gushyiramo abantu kugira ngo ujye wumve ngo niho hari Imana, kandi nkuko tugiye kurira mu kanya burya Imana iri muri we imbere. Dore ikibazo wakwibaje rero ni iki ngiki: ese izo nzego Abaroma bazanyeho zatumye Mwuka Wera aguma mu bantu, cyangwa se ahubwo bashatse kwirukana Mwuka Wera babashyira muri ayo mazu? Byibaze nawe. Ahubwo bishobora kuba byaratumye abantu bagenda bava ku Mana buhoro buhoro batabizi, abantu bakaba batabizi. Izo nyubako bavuga ngo ni insengero ntabwo zigeze zivugwa na Kristo nta na hamwe muri Bibiliya wayifata yose ukayireba nta namwe yavuze ko mugomba kujya gusengera mu nyubako, no. Ahubwo Abaroma nyine no babizanyeho kugira ngo bakomeze ubutware bwabo n'imbaraga, noneho bigarura abantu. Ibi rero ntabwo ushobora guhita ubyumva yuko bari bafite umugambi ubyishimo. Niyo mpamvu ugomba gutekereza, ese izi nsengero ujyamo, izo nyubako ni rwo rusengero? Urusengero ruri hehe? Ese abantu bagomba kujya muri izo nyubako bose kugira ngo bitwe ko basenga? Icyo ni ikibazo. Niyo mpamvu utagiyemo uyu munsi baravuga bati waraguye, waratanye, warayobye, ibintu nk'ibyo byose. Andikamo hasi tubwire uti, niba urusengero ari inyubako, cyangwa se niba urusengero ahubwo ari umubiri wawe, ari ubugingo bwawe. Byandikemo, nzi ko abantu benshi baravuga bati urusengero nizo nyubako, ibikuta bine, ariko abenshi bamaze kubisobanukirwa urusengero nyarusengero n'umubiri wawe. Turebe rero ni irihe somo wavana mu uyu munsi? Ni ukuvuga ngo ububyutse kenshi buvukira mu mitima y'abantu, ntabwo ari mu mazu cyangwa inyubako. Uzarebe impinduka nyinshi zigiye kuba zitangirira mu bantu, ububyutse bajyamo mu mitima yabo, noneho nyuma bikajya hanze bikigaragaza. Ni ukuvuga ngo rero izo nyubako zashyizeho inzego ziyobora abantu, zituma abantu bayoborwa buhumyi. Inzu zikoreshwa nk'igikoresho, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukwizera ubwabyo. Inzu ishobora kukubera igikoresho cyo kujyamo bakubwira ngo uri gusenga, ariko kwizera kwawe kuri mu mutima wawe imbere, kuko ubwami bw'Uwiteka buri imbere yawe mu mutima nk'uko Kristo abitubwira. Ni ukuvuga ngo rero iyo impinduka zibaye zigira ibintu byinshi zihindura, cyane cyane ibyo zica, nko kubona ko umwimerere w'abantu ko basengaga waragiye, warabuze. Kandi noneho uko abantu basengaga kera kuva barabisenye, ntago babisenyeye kuvuga ngo barashaka kugira ingufu gusa, ahubwo bashakaga kuvana abantu kuri Kristo kugira ngo babajyane buhumyi
mu buyobe noneho buzabagaruka imyaka n'imyaka. Kuko Satani burya akora ibintu byose agendeye ku gihe, nubwo ashaka kugenda imbere y'ibihe asanga Uwiteka Imana iri ku gihe iteka ryose. Rero kwizera kwawe ntabwo kugomba gushingira ahantu mu bikuta cyangwa mu mazu usengera, ko bibaye ibyo kuvuga ngo ukwizera kwawe kuzakuzaho cyangwa uzakugira ari uko ugiye gusengera mu nyubako cyangwa mu mazu, ni ukuvuga ngo uko kwizera kwawe kuba kuri mu manegeka. Kuba kuri mu manegeka kuko ibyaba byose byanze bikunze udafite ukwizera kurimo imbere mu mutima wawe kuzahita kwikubita hasi. Ukwizera nyakwizera kurokoka cyangwa kwishakira inzira bitagendeye kuri iyo migenzo y'amadini. Nk'uko Imana itubwira, idini ni iki? Idini ni imigenzo n'amategeko byagiye bihererekanywa ibisekuru n'ibisekuruza, ubuvivi n'ubuvivure, bikava mu bantu bijya mu bandi bakabimira bunguri. Kubera ko ubundi ukuri nyakuri no kwizera no kwemera kuba mu bantu. Ngaho nguko rero uko insengero zaje, uko byagenze, bamwe bari bavuga bati wenda insengero ni iki, urusengero ni nde, nasengera he, kuki iyo ntagiye abantu bavuga gutya na gutya. Burya niyo mpamvu Imana ireba ku mutima. Ukoze neza niyo utagaragara muri izo nyubako, ugakora neza, ukagira umutima usukuye, ugashakisha ubwami bw'Uwiteka, ugashaka agakiza, ukakibika mu mutima wawe ugasukurwa, burya uba wamaze kugira urusengero. Ahubwo iyo utangiye no kugira gute gusangiza abandi ijambo ry'Uwiteka, burya ni rwo rusengero. Hari igihe ushobora kubona hano nta rusengero ufite, ntaki, ugasuzugura ugira ute, ariko wumvise ko urusengero ntago ari inyubako. Urusengero ahubwo nicyo ufite ku mutima usangiza abandi, kugira ngo nabo ubahubyutse n'ukuri kuba baturiye, kuko ukuri kubohora imbohe. Insengero rero ntabwo zashatse ko abantu babohoka, ahubwo zashatse kuboha abantu zibaboheye muri ibyo bikuta bine. Ariko Uwiteka aratubwiye ngo muri iyo minsi ya nyuma ukuri kuzishakira inzira, noneho bwa bubyutse bwongere ukwire mu bantu bose bari basinziriye batari babizi bose. Noneho dushakishe amaso Uwiteka, tumutakambire nawe atubohore ingoyi turiho. Nk'amashimwe rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.